abantu bari gusambana suko badandabirana niba abantu bari kujya mu bapfumu kandi barakoze mu rusengero ntibadandabirana biravuze ngo nta mbaraga ntazo gukomera bafite ntazo kwihangana bafite ntazo kwirinda bafite ntazo gukomeza urugendo bafite ntazo komatana n'Imana bafite nari mwiza habe namba n'ubuntu bwa Yesu yangiriye yarambabarijwe kuri wa musaraba ndetse yabambanywe n'abambuzi nawe munwa wanjye mubiriwe mwese mushimishe uwankuye mu ngo n'abafite ibibazo bigoye cyo ngaho nimutize dore umukiza araje nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara Dawidi wari umushumba nimuhindura umwami kuri bene se bose nimuhe icyubahiro haleluya niyo n'imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara iyo n'imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara amahoro y'Imana umugisha Imana itanga ubane namwe aho muherereye hose abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda mwese nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane uyu munsi twongeye kubana n'umuhanuzi w'Uwiteka umuhanuzi w'Imana tumaze iminsi tubana nawe kandi tuzabana nawe cyane cyane Imana yaramuduhaye Imana ishimwe reka musabe kugira ngo abasuhuze suje abakunzi mwese mukuri ijambo ry'Imana abari kuri Imana irahari TV abari kuri Mos TV ndetse n'abandi ese turabasuhuje tubabwira ngo umwami Yesu ari ku ngoma tubabwira kandi ngo nimugire umwaka mushya muhire mpamvu njya mbwira abantu ngo nimuhire nuko umwaka ushobora kukubera mushya kubera iminsi kubera ibyumweru kubera amezi ariko ntukubere muhire ni Yesu wenyine antoreye guhirwa mu ijuru mu bwami bwe iyo Yesu atagutoreye guhirwa mumenye yuko umukiza wacu ajya asanganira abaziwe suko yarambabarijwe kuri wa musaraba ndetse yabambanywe n'abambuzi ubicyo nifuza nukuguma mumukiza wanjye mwihishemo niwe ngabo yacu iyo ridukingira imyambi wa mubi aturasana ngabo yacu niwe ngabo yacu iyo ridukingira imyambi wa mubi aturasana suko nari mwiza suko nari mwiza habe namba n'ubuntu bwa Yesu yangiriye yarambabarijwe kuri wa musaraba ndetse yabambanywe n'abambuzi none maso yanjye nawe matwi n'ibyaremwe byose tumushime mwese mushimishe uwankuye mu ngoyi n'ibyaremwe byose tumushime. Haleluya. 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 Amina.
ingeso wa mubi yanyanduje zashaka kubyuka zirimburu zicepe more nihariwe n'ibya Yesu zashaka kubyuka zirimburu zicepe more nihariwe n'ibya Yesu. Imana irahari, reka tuze dusenge. Ndumva ninjiye ahandi. Mwami Yesu, haleluya, ndagushimiye ko wera, data mwiza, ndagushimiye ko ukiranuka. haleluya, haleluya. Uri umwami w'amahoro, niwe watubambiwe. Uri umucunguzi wacu, uri Mesiya. Turagushimiye. Hari n'abandi bafite ingeso zababyukanye, hari abandi bafite ibintu byabatatse, ariko tugiye kuganira n'ubwoko bwawe. Ndakwinginze mucunguzi w'ubugingo, manukira kurokora, manukira kubohora, manukira kubaka, manukira kuruhura urushye. Uwari uri mu kaga n'amakuba, uwari uri mu marira, wari ufite intimba, afite agahinda, oh haleluya, ahure nawe Yesu, ahure debo zaidebo, ahure nawe. Ndakwinginze ahure nawe, acyumvira ijambo, acyumvira isengesho, ukingure umutima, ukingure umutima we, ukingure ubohora ubuzima bwe. Gushimiye ko wera kandi ukiranuka mu izina rya Yesu, amen. Yego, turishimye. Nitwa Revera Pastor Moise. Yego, abakunzi bacu tumaze kumenyerana, twababwiye yuko tutazanywe n'ibindi. yego, nta n'ibyo turakura hano. Numva banavuga ngo abantu bahabwa impano kuri YouTube. Nta muntu urampa ikintu hano, ntabyo tuzi awe rwose, ariko numva narakangukiye kuvuga Yesu neza, n'igihe cyanjye nkagikoresha kubera umurimo w'Imana. Ntabwo rero ibyo ari byo biturebaho cyane, turi kureba ku mpamvu ituma twakorana umwete mu gihe dufite tukiri mu isi, tugakorera Imana neza. Imana duhana umugisha. Amen. Ntabwo turi buze kujya mu kukubaza byinshi, kandi burya ikiganiro kigira agaciro bitewe n'uko twakinjiyemo. Ndagira ngo umwuka wera yatangiranye natwe, niyo mpamvu umwanya uracyari uwawe. Ujye mbere utugezaho icyo Imana yagutumye kutugezaho kuri uyu munsi wa none. Murakoze cyane. Na Pastor Yeme turamushuhuje, ndi kumureba. Imana imugirire neza. Imana ibahe umugisha. Iyo turi kumwe ngubwa neza, iyo turi kumwe banumva ndi kumwe n'itsinda ry'abantu b'Imana, kandi noneho turifuza ko tuvugira Yesu. Yesu abamuzi n'abatari bamuzi bakamumenya, abamuzi bagasubizwamo imbaraga, tukababwira yuko hakiri 7,000 tarapfukamira Bayali. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana muri Amosi, igitabo cya Amosi. Ntago dutinda rwose. Amosi niho tugiye gusoma kuko niho umwuka yanyoboye ko turi buganire uyu munsi. Ni Amosi, ibice byaho ni 8, umurongo waho wa 11 ndetse n'uwa 12. Ijambo ry'Imana riravuze ngo, dore iminsi izaza, ni ko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka, kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bava ikasikasi bajye iburasirazuba, bakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka, be kuribona. Imana idufashe. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Tugiye kuganira iri jambo bingana n'uko umwuka yampaye. Buriya twatangiye nyine umwuka avugana natwe, kandi n'ubundi agiye gukomeza. Ni ijambo rivuga ngo kuki inzara yateye kandi tubona abahanuzi buzuye. Kubera iki? Kubera iki hariho inzara
kandi hirya no hino turi kubona abahanuzi, umwe hirya ahanura n'undi ahanura. Umuntu wese turi kumwe ukurikira ijambo ry'Imana, turagira ngo ataza kuvangirwa, ahubwo akurikira icyo Imana imubwira. Ni ukuri, ndumva ndi mu mwuka wo kugusobanurira aya magambo. Amosi avuga aya magambo yaravuze ngo dore iminsi izaza, niko Uwiteka avuga. Iyo ni ijambo risobanuye ngo ibintu Imana yavuze naho isi yavaho. Isi ni bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Niba ibintu byaravuzwe n'Imana, ntabwo byavaho. Isi izavaho n'ijuru riveho, ariko isezerano risohore. Bivuze iki? Iyo bavuze ngo isi izavaho n'ijuru riveho, biravuze ngo ikintu cyose cyabangamira isezerano ry'Imana kizavaho, ariko icyo Imana yavuze gisohore. Yego. Mboneraho no kubwira abantu ngo nibakomeze amasezerano yabo. Ntabwo Imana ibeshya. Amosi aravuga ngo dore iminsi izaza, niko Uwiteka avuga, nzateza inzara. Nzateza iki? Inzara. Reka mvugire ijambo, hasigaye abahanuzi b'inzara. Reka mbabwire ibintu bitanu biranga umuntu wishwe n'inzara. Icya mbere, aradandabirana, imbaraga ziramushirana. None ntabwo ntibishoboka. Kubera iki? Inzara, umwuka w'inzara. Kabiri, inzara yinjira mu maso. Babone mu maso. Babone. Nuwarebaga agahunyeza, nuwarebaga agakabakaba. None se nuri kubibona? Aho umuntu akubaza ngo harya uri umugabo cyangwa uri umusore? Yego. Ariko se Imana tuvugisha ukuri, Imana yakubonye yajya kukubaza ngo uri umusore? Tibishoboka. Imana se yitiranya amazina? Umugabo se yari yaratewe kudeta? Ntiyari iri hose? Yari ihari. Imana yacu yitwa Alufa, ikitwa na Omega. Abantu nibave mu bintu by'ubujiji, nibakurikira Imana ishobora byose. Irahari. Yego. Kandi iraboneka. Zenome stita nomenia. Bikesha Elia bakose nebiribe. Inzara dore iminsi izaza. Ndashaka kukubwira intsinzi iri butsindi iyo nzara mu magufa yawe. Intsinzi iri butsindi inzara. Otapa ozinginifa. Kuko nta mpamvu ukurikirana ibintu by'iyobokamana, nuko ushaka gukira. Tubizi neza ko hari abantu bafite inzara n'inyota byo gusonzera agakiza. Mboneraho gutandukanya inzara n'inyota byo gusonzera agakiza. Niyo nzara mvuze. Iyo nzara mvuze niyo kuba mu buzima bwawe bwa buri munsi wumva hari icyuho, wumva hari ahantu utagera, wumva hari ahantu udashyikira, kandi uhora uhura n'abantu biyita abakozi b'Imana. Iyo nzara iravahe? Birasobanuye ngo hari impamvu. Dore yavuze ngo iminsi izaza hazatera inzara. Umuntu wishwa n'inzara apfa n'amatwi, ntabwo yumva. Cyo ni ikimenyetso cya gatatu cy'umuntu wishwa n'iki? N'inzara. Cya mbere, acika intege, imbaraga zirashira. Ni gute se umbwira ko umuntu atacitse intege kandi ibintu abandi bihanganiye, we byaramunaniye kubyihanganira? Akagerageza ukamukubita hasi gato agahita asubira inyuma, akabaranguka yari amaze kugera hejuru ku gasongero, asigaye ari bwa buhamya bugenda. Bumwe wa muririmbyi yavuze ngo ndi ubuhamya bugenda. Mfite ubuhamya bwigendera, Zaburi ndirimba ziya Dawidi, Zaburi ndirimba ziya Benasafu, nimba mutima ayizanye, mfite ubuhamya bwigendera. Hari igihe umuntu agira ubuhamya bugenda, hari igihe umuntu aba atangiye kubuhamya bugenda, ariko bitewe nuko afite inzara. Reka nkubohore inshuti yanjye. Hari n'igihe uba warigishijwe nawe n'undi muntu nawe ufite indi nzara, kubera ko hari ibintu atazi. Nawe ari umunyenzara rwose, utashobora kuguhugura,
utakubwira ngo dore kirazira niyi, utakubwira ngo bahagarara gutya, utakubwira ngo iyo umuntu yageragejwe ahagarara aha, utakubwira ngo bakinga bagakomeza urugi gutya kubera ko nawe hari ibyamwinjiranye, ntabwo yagukingira nawe urwe rurangaye. Yego. Gatatu, umuntu ufite inzara ntiyumva. Iyo tuvuze ubutumwa bwiza, umunyabwenge yumva ibyo. Nabwiye abantu mu minsi yashize ngo ibintu byadukomezaga kwari ukumva ubuhamya bw'abatubanjirije mu murimo, tugakomezwa n'ibintu banyuzemo, Imana ikabaha kubinesha. Ubu iyi minsi ya none iyo fasha nyigisho yarashize. Nta muntu uje hano nguje gutanga ubuhamya, haga abantu babwumva babifata nk'ibisanzwe. Kubera iki? Icyo kintu Satani yamaze gusukamo amazi. Kubera iki? Uwo muriro Mukristo ngo yigeze abona ngo hari uri kuzimya umuriro ngo asukamo amazi, ngo ariko arebye hirya abona n'undi nawe uri gucucagiramo amavuta. Amenamo. Abantu basigaranye ibibazimya, ibibacucagiramo amavuta byarashize. Yego. Kubera iki? Ni inzara. Umuntu urwaye ikintu cyitwa inzara, ufite ikibazo cy'inzara, kumva biragora. N'ijambo rya Mukiza arita ahangaha, ararita. Uramuburira akagira ngo nundi wabwiye, umwoherereza ijambo agati yoheza abandi, ariko umwuka w'inzara nugushiramo uzamenya ko Imana itagushaka kuri iyo ntera. Wimuke utera intambwe. Na Stita, Imana irashaka ko wimuka kuri esikariye. Aleluya. Ukigira ahera. Ninji ahera cyane Yesu yaneguriye, Boranywa amazi meza kwidakama, manoni yongi imisi yose wa mutima w'Imana, nagerere yahera cyane. Najya nabaririmbira nafashijwe, ndi mu kindi gika, ndi mu kindi cyiciro. Abantu Imana irashaka kubavura inzara. Idezo etika sha, mwari ibidafatika sha, mwari ibitaribwa, mwari ibidashitse, mwari ibidakiza, mwari ibitazura ubugingo, mwari ibirimo inzoka zo mu mwuka. Imana irashaka kukuvura iyo nzara yo mu magufa. Impamvu ki wumvisha ijambo ry'Imana ukaba udashobora kurara udasenze? Ni inzara. Ntabwo yakize. Impamvu cy'abadayimoni binjira iwawe ni inzara. Hari inzara Yesu agiye kukumara, hari ubukene bwo mu mwuka. Shedo mestika riemo tatarire more gadi yafo sangi ya bakude no nevo zakita sone piyado kifo dime nepoti ama. Imana iraje ikuvure kuko abakunzi ba Kristo yaravuze ngo abanje ndabazi bariho ikimenyetso cy'amaraso. Aravuga ngo naha amarembo y'ikuzimu, jemore de sofa, naha amarembo yazikuka ntacyo azabatwara. Ndashaka kukubwira ngo umurage Kristo agufitiye azi ko turi mu bihe bigoye. Umva ukuntu yavuze, uretse wumve se, yavuze ngo hazaza hinza ngo kandi iyo nza ngo ntago azaba ari ibyo kurya. Mbonera no kubwira abantu ngo hari abantu basinze ibiryo, basinze ibiryo basinze ibisubizo, bagendera mu bisubizo bagahita bitera amagambo y'Imana bakayarenza, bakavuga ko ari y'abatinda ari n'ay'abakene. Ngewe rero ubikubwiye nzi neza gusonzera muri ibi bintu, nzi no kubiriramo, kandi Yesu ntavemo. Ntavemo. Ntuzabeshe ngo wabonye ibisubizo bikugusha, ahubwo nawe wari urarikiye ibikugusha. Kubera ko Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi ni nako azahora iteka byose. Jene ni masiko yaravuze ngo ntimuyobe ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Ubibira muri uwo mubiri azasarura kuba ari kubibira mu mwuka. Lita bikumbi rimbwira ngo umuntu witeguye kuzuka mu mwuka, Imana igiye gukangura ubuzima bwe. Igiye kudele monde tika fa adisa shema sikike fo kwimura igicaniro cya Bayali, yimika igicaniro cy'umwuka. Inzira abadayimoni bari baraharuye muri we zirasibamye mu izina rya Yesu Kristo. Sheboza erine foze gine more tanto faide kosenema amaseke erefa. Umuntu wishwe n'inzara, kandi inzara yinjira mu magufa. Yego. Mu magufa bisobanuye ngo umuntu arakonja, ibihe bikamushirana, arakwama.
yanakumva ubutumwa kumva ntibumukoraho, bisaba ngo ijuru ryongere rimusukire bundi bushya. Ariho muri ibyo avuga ngo utuvubira imvura iyo umugisha wawe hahoze hagurujojo tukumuvumbi wawe. Imana iguha umuvumbi, hanyuma yavuze ngo ntabwo azaba ari inzara y'ibyo kurya, azaba ari ijambo ry'Imana. None ntimuri kubona ko abantu bayobewe kuvangura ibintu, abantu bishwe n'inzara ku buryo batamenya n'umuntu w'Imana n'utari uw'Imana, abantu bishwe n'inzara ku buryo badashobora kuvangura umuhanuzi nyamuhanuzi n'umuhanuzi w'umwesikoro, abantu bishwe n'inzara ku buryo umuntu yishingura, abantu bishwe n'inzara ku buryo batakimenya ibizira. Bashaka ngo tubahanurire iby'amahoro, mubwire ko uzashaka abagabo 15 nta kibazo. No, ntagarika Imana ivuga. No, siko Imana ivuga. Imana iravuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Umukiranutsi wanje kandi yaravuze ngo hari ibintu abantu bagomba kwitondera, hari ibyera, hari ibintu abantu bagomba kwitondera. Ucyuri gushaka kugira ngo mubwire yuko ibyo bintu utari mu byitondere kandi ari itegeko ry'Imana. Oya erega tunumvikane inshuti yanjye urukunkurikira, ntabwo ari ngewe ubitanga, ariko kuko abantu bari kurushaho kubayobya, murakakubwira ngo erega ngibyo bintu ngo Imana iguha umugisha, ngo naje kukwatira umugisha. Ayi pore, araguha umugisha se niwe ubutanga? Masikini usara ufite, ahubwo yarakwiye kuguhuza n'Imana itanga umugisha. Imana niyo yonyine ifite umugisha wawe. Ayewe ngo yo yimanya amazi rero arakama ngo ariko yanayatanga disi ngo akubika isi. Ni ijambo rivuze ngo ntibagushuke ngo bakuyobye. Hari igihe umuntu ngo ubwo nabirangije ngo nagwesheje umugisha. None se arabona kukubwira yuko ufite ikintu cyatumye Imana ikwima umugisha. Reka nkubwire, Imana aravuze ngo gukiranuka k'umukiranutsi kuzaba kuri we, ariko n'ibyaha by'umunyabyaha bizaba kuri we. Hanyuma rero niba wahuye n'umutambyi, ngwino nkubwire ngo Imana ikwese, hanyuma ngusabire umugisha urebe ko udafata. Ariko ntuzaka kugira ngo ninze ngo ndembarembyeho ibiganza, nishaka nzashyiraho n'ibirenge, ntabwo bizafata, kuko singiye uguha. Ndi umutambyi watura umugisha, ariko ndi umuhesha w'umugisha, ariko singiye utanga, singiye utanga umugisha. Mwijuru hari Imana, mwijuru hari Imana. Hazaba inzara, bega inzara ukuntu iteye abantu, bega inzara ishigaye tuma abantu baryama batanasenze, bega inzara ituma abantu banashora imishinga batabajije Imana, bega inzara iri gutuma abantu bibagirwa Imana, bega inzara iri gutuma abantu bitiranya, bega inzara. Kare nahoze numva message ya wa muhungu witwa Kayusi, avuga ukuntu inzara y'ibiryo byina yamuteye kujya kongera kwambara ijipo y'ubutinganyi, agahakana ineza y'Imana yamenye kubera inzara, ngo ku 30 gusa ngo nibyo bamukurusha. Uramenye ntibagukurure di, akazi kagutera iyo nzara katuma utagakiza. Umuntu yagusambanya agushukishije ibintu by'akanya gato. Reka nkubwire, mu bintu byatumye Esawu arira amarira adahora, nukubera gufata umugabane cyangwa se umurage w'umwana w'ifura akawugurana igaburo ry'umwanya muto, igaburo ry'umunsi umwe. Iryo gaburo ntiri gutandukanye n'Imana. Igaburo ni gutuma umuntu mugendana akatuma wibagirwa Imana, ni gutuma umuntu mubana agatuma uhemukira Imana. Ariyo yakurokoye akagana makuba, Imana mwaragendanye ikakubeshaho, Imana yaragukuye mu kaga, Imana yaragukingiye impfu zikomeye, Imana yarakubatse, Imana yagukijije indwara, Imana yaragukijije abagome n'abambuzi, Imana yarahagaze ku buzima bwawe. Imana ntikababare ntigahemukirwa uhari, jya wubaha Imana. Enesika daba ane wo ezikosi shema nifo uwo olehe. Ibyo yaguha byose nta kingana n'amagara yawe Imana yahagazeho, nta kingana n'umuremyi wawe, nta kingana. Ariko twebwe iwacu ni mwijuru,
niho dutegereza umukiza ko azaba. Mbese ujya wibuka ko mu isi turi nk'abagenzi, turashaka kwitahira iwacu kuruhuka. Niyo mpamvu ntarambirwa gutegereza umwami, nuko umuntu w'inyuma arushaho kubabazwa, ariko umuntu w'imbere arushaho gukomera. Ndakomeza urugendo ufite ibyiringiro, ndasiganwa ariko si mutaziyongera, ndatera n'ibipfuza ariko si mushaka. Ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye, ubwo azampamagara ahagaze ku bicu. Iwa ni heza, ni heza, dukumbure kuzaba iwacu, iwacu ni heza, ni heza. One ne masika, Yesu shandi wazi amene. Imana irashaka gukiza inzara abantu bayo, ikababohora, ikabakura mu mayira abiri, ikabaha imbaraga, ikabaha ubuzima. Nimwongera gukumbura ibihe byo mu mwuka, ibihe byo mu Mana, ibihe byo gushaka Imana. Imana iragushaka. Nazantoke nesilila alekia la sinima apia sefa ifaide irika ebo etita. Nikumbi mbwira ngo abantu nibakanguke babe mu bidafite umumaro, kuko Uwiteka agiye kurwanirira abakunzi be. Nasekose via danzibirias. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Hanyuma hazabaho inzara. Yavuze ijambo rikomera ngo bazajya bava ku nyanja imwe ngo bajye ku yindi, bazakubita hirya bakubite hino. Ibi nibyo biri gutuma abantu bari kubasiramo izindi mbaraga, kubera ubukene, kubera kukena. Imana yaravuze ngo nabaza ndagutabara, mwereke ibintu bikomeye biruhije utamenya. Iryo ni ijambo rivuze ngo uwomatanye n'Imana, uwagumanye na Kristo jenistenome azamutabara. Ntabwo ari iyo mpamvu, impamvu uri gukubita hirya no hino, impamvu bari kugusigasiga, impamvu bari kugusukamo izo mbaraga, nuko wakubise hirya no hino, n'ubukene. Ntabwo wahuye na Kristo, ntabwo wahuye na Kristo ngo akumurikire, ngo akubakemo imbaraga, ngo akubakemo ibihe, ngo akangure. Eze dova kita bakwizeza n'ibyo badafite. Akubwira ko bazagukorera ibitangaza, bazanagusengera ntibanagusengere, ukabaha n'amafaranga yawe, barangiza ntibagusengere, barangiza bakakuvaho bakagucira. Reka mubwira abantu ba none aburi guhura nabo niba abandi bakanja ibyo wabahaye byashira mu kanwa, bakakujugunya hari nk'uko umuntu arya igisheke cyashira mu buryohe akajugunya igikongorerwa hariya. Naje kukubwira ngo muri wowe harimo imbaraga, muri wowe harimo ubuzima. Kangura izo mbaraga, kangura usenga yo gukesha, kanguka usenge, kanguka ube maso, kanguka ukorera Imana, kanguka wumva ijwi rigukangura, kanguka Kristo akumurikire, kanguka uzuke, kanguka uzuke, Kristo akumurikire, kanguka. Demestiva rebasi. Oya wikwirwe wereba telefone nishaka imeneke Yesu azambindi ntacyo bintwaye. Ideja no kediriberi Antoria fosamonike dove bazi kidefonia Yesu azambindi nta kibazo. Kanguka muve mu bintu byo gucishiranya, muvemo. Undi wagusengeye agucira akubwira ngo urampaya, uwo ni umuntu w'Imana. Wakubwiye ngo arakugezayo ko yagutaye nzira, yakugejeje kwa Yesu. Wakubwiye ngo ni umushumba wawe, kujya atakubwiye ikizira, kujya atakubwiye na kirazira zo mu mwuka. Reka mubaza, ni ubuhe bwami wabonye butagira amategeko? Ni ubuhe bwami wabonye butagira kirazira?
ninde ni uwuhe muryango wabonye utagira indangagaciro kuki atakugishije indangagaciro zo kwa Yesu nuko atari umushumba wawe nyakuri agukesha iby'umuha ntabwo ari umuntu w'Imana kuko nigeze akumurikishiriza nigeze akubera umuyobozi ntabwo yakumurikiye ntabwo yakweretse inzira ntabwo yabaye umushumba ibirura byarakuriye byarakononye ariko reka nkubwire ngo uyu munsi wa none Yesu agukiza inzara Yesu akuvura iyo nzara nishaka ibiri mu magufa nishaka ibiri mu mara nishaka ibiri mu maso nishaka ibiri mu matwi Yesu ayikuvure mu izina rya Yesu Kristo Mr. Tumva giye no gusenga amen aho ushaka kurenga hanga tuzakomeza ntago twaje hano muri iyi mihanda kwifotoza ntago twaje kugira ngo abantu batubone no ahubwo twaje kubwira abantu ngo Yesu aracyakiza twaje kubwira abantu ngo mu ijuru biracyashoboka twaje kubwira abantu ngo mu ijuru riracyafite abakozi twaje kubwira abantu ngo kugenda mu ijuru birashoboka kwera no gukiranuka biracyashoboka kuvuga ukuri biracyashoboka kuganira no kubwira abantu iby'ijuru kubohora no gukiza biracyashoboka gusenga guhindura kuracyahari Imana ikora imirimo n'ibitangaza Shobeza no fesasone ne petayeneko ivaze kotisa no mepe ne faidego ideza note edimenike nista ari odikasi edefa nisteta Imana yiteguye nikubwira ngo Imana yiteguye gukiza abantu nibemera gutega amaboko ngo agiye kuruhura ndikumbijwe ngo harabarushye Yesu agiye kuruhura muri iki gihe Imana ishimwe Imana ishimwe ndashaka ngo dusenge umuntu wese wumvise ijambo ry'Imana ace bugufi mu mutima umuntu wese wumvise ijambo ry'Imana abohoke abwira Imana ngo ngize inzara birashoboka ko bira bintu byose utabifite bazajarajara disi ngo bajye hirya bajye hino bajye hirya bajye hino uzuko avana akavati haraniho igitangaza kiri gukorekera aturiya warasenga karebaho aturiya uhava birangiye ati yahanuye ntago birara reka nkubwire ahanure birare cyangwa ntibirare ntabwo ari cyo kivuga yuko ari kukujyana mu ijuru ntabwo ari cyo kizagukiza inzara kizakubwira yuko wakiza inzara nuko nawe uzahabwa zambaraga ubu ukuntu yavuze ngo byakozwe n'umwe ari mu 8 yaravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira muzaba abagabo nyabagabo bakumamya Yerusalemu Iyudaya Isamariya no kugeza kumera ni ijambo rivuze ngo Yerusalemu ni mu bantu bakomeye yego Iyudaya ni mu banyedini Isamariya ni mu banyamahanga batakishijwe hirya iyo ngiyo kumera y'isi na abantu batakureba abantu batagize gute batakureba iyo wakize inzara ugira imbaraga zo guhamya Imana mu bakomeye ukagira imbaraga zo guhamya Imana mu bitwa abanyedini ntuse nabo kuko idini si ikintu gatatu iyo wamenye Imana ugira imbaraga zo guhamya Yesu naho abantu batareba Imana idufashe mu banyamahanga batazi Imana urayihamya inzara iyo yashize ntago ugushwa n'ikibonetse cyose kikubwira ko wakize inzara umenya kuvangura ibyera n'ibitera umenya uko iyoberanyijeho n'utakwiyoberanyijeho ariko impamvu wowe waba wahuye nabo baraguhemukiye reka nkubwire ngo Yesu akumara inzara none agukore ku maso dusenga n'Imana twinginga Imana ibane natwe ndumva shaka gusenga kandi risengesho rigufateho wowe uneza amatwi ivuga ngo mwami Yesu ciye bugufi guhera none ndumva mfite inzara sanze mfite icyuho gikomeye sanze mfite inzara ariyo yatumye ntamurikirwa ariko guhera none ninginze umwuka wawe wera naze muri nge aca imigozi aca iminyururu amara inzara mpinduke umugenzi nyamugenzi wongere ukorere muri nge umihishurirwa rizima amaso yanjye arebe kandi guhera none uyu munsi ibyanyiyoberanyaga ntibizongere mu izina rya Yesu amen Mana ndasenze kubw'uyu mwanya sengeye ijambo ryawe riherekesha imirimo n'ibitangaza ibimenyetso bikore kandi abantu baruhuke babone amahoro mu mutima bagubwe neza kuko inzara yashize mu izina rya Yesu amen nimero yawe ya telefone nimero ni 0782 64 60 89 0782 64 hanyuma utari mu Rwanda imbere y'iyo mibare ashyiraho guteranya 25 shalom turabakunda mugubwe neza umva minota ingahe Yesu aguha kabiswe kabisa igendeye